twongeye kubasuhuza abakunzi ba Iconic Live Show nkuko mubimenyereye hano kuri channel yacu ya Iconic Live Show. Tukaba tugenda dusura abantu mu mpande zigiye zitandukanye. Kuno munsi rero twaba dufite umuvandimwe waba waduhamagaye avuga ko yaba afitanye ikibazo n'umusitari. Mugiye kumva hanga twagira ngo twegere uwo musitari abashe kuba yatubwira ikibazo afitanye. Kuri kamera rero nkuko mugenda mudukurikiye muraje mubone uwo muvandimwe waduhamagaye tubashe kugenda tuganira atugeze ku uwo musitari. So cyo nabasaba no kugumana natwe tukabasha kugera ku uwo muvandimwe. Muvandimwe wacu rero twari tumugezeho twagira ngo dutangire tuganira nawe. Bimeze bite bro? Bimeze bite se musaza? Makuru cyane sawa tu. Waduhamagaye ngo waba ufite amakuru waba ushaka kutugeza. Ahubwo mwatinze man. Ngo ngiye mfite ikibazo n'umutipe witwa KAMARO. Ariko mfite amakuru ko ashobora kuba ari ahantu hari SALONGO. Ahubwo nagira ngo mumfashe. Mpamagare SALONGO numva ahantu baherereye. Utaramuhamagara urabyizeye neza ko twahamusanga? Byashoboka ko ariho bari. Byashoboka ko bari kumwe urumva basanzwe baba bari kumwe n'undi mutipe witwa Tajiri mufupi. Bagunda kuba bari kumwe tu. Utari wamuhamagara ashobora kuba watubwira icyo kibazo waba ufitanye n'uwo muntu. Twakoranye amaproje baratwishyura. Batwishyura amafaranga arangije anca inyuma aragenda arayafata. Ngiye kwishyuza barambwira bati amafaranga mugenzi wawe mwakoranye yarayatwaye. Allo? SALONGO. Yewe. Meze bite se? Ni sawa. Uri ese man? Ndi imihanda. Ko nagushaka gasemana uri imihanda se ubwo ngubwo? Ndi imihanda nyine rese sushona. Nagushakaga man nagira ngo dupange. Aya ngo dupanga araga projet nshaka ko dukorana turahagana ese? Nje ndi imihanda nyine ahantu narindi guterekeramo agacupano bita kwa Jackie. Iruhande rwo kwa Edouard aho bibera. Hari umuntu ajya kwirebero hafi yo kwirebero. Wakwinjirira se man nagushaka byataye nagira ngo dupange tu. Ntari binono gwamo. Okay sawa reka nkurebe. Sawa. None se bro. Reka tugende twizere ko nta bibazo wenda byaza kuboneka bijyanye n'imirwano dore ko abasitari baba badashaka ko ubuzima bwabo bugaragara. Ibyo abasitari man ibyo ngibyo urumva bari byo man umuntu arimo. Ngiye icyo nshaka nuko ampereza amafaranga yanjye twakoreye. Ibyo bindi byo kurwana se nibiki. Kandi no kurwana binabaye ngombwa byanaba. Icyo nshaka nuko anyishyura amafaranga yanjye cyangwa se akambwira igihe azayampera. Okay bakunzi ba Iconic Live Show reka tuherekeze uyu muvandimwe abashe kutwereka uwo musitari ahantu yaba aherereye. So mugume kuri kamera tubashe kuvumbura uwo musitari. John Blaze wowe uramamagara umbwira ngo wewe nguje ngo kumbwira ibintu bya business wewe warangiza ukaza uzana amatika ahangaha ibyo by'amatiku yawe nje nibyo mba nitayeho cyangwa icyo mba nitayeho niko uzije kuduhereza show cyangwa uje kumbwira ibyo tuganira tabeshye urumva ntabwo ari amatiku nkuko ubitekereza nuko umuntu twakoranye kandi nawe urabizi umuntu w'umugabo
ni gute wakora n'umuntu w'umugabo none se ni umugore ni umugore hari ukundi bavuga umuntu w'umugabo mu buryo bw'ubwiyubahe none se urabona atiyubashye ahubwo ni wowe utiyubashye kuko wowe iyo uba wiyubashye wari kuza mu bantu uvuga ati bene nje kuri ibi ngibi ariko ubundi ahubwo wowe ni wowe mugore kuko umugabo nyamugabo wari kuba wambwira tukambwira ati wasikayi nje kukureba mfitanye ikibazo na Kamaro ariko nk'ubu ngubu ushobora gutuma Kamaro amfata nk'umusnitch kandi ibyo bintu bitari ngombwa we nimba wanamamagaye nkakubwira ati ngiye nibereye aho bibera nibereye kwa Jackie niho ibintu biri kubera niho hahiye turimo turinywera inkurubindi twipowe kimya wowe kaza nawe wibaraguza uzana amatiku sifo mwana tajiri nabanze yishira ubwira oya ahubwo reka ariko n'amahirwe ahubwo urutura primus nayo narindi kwinywera ahubwo banze yishyure n'usoka n'amahirwe ahubwo kuva mbasanze muri abo batatu nanabagaye n'iryo Dennis ubundi hari inyandiko mufitanye oya kandi amasezerano ahari nta masezerano najyanye no kuvuga ngo none bavuga ngo turasezeranye ugomba hano ugomba kuba mwandikiranye nimba ufite ahantu sibyo je ni manager wa Kamaro by the way so nuvuga ngo nimba ufite ahantu umukiri umuhanzi wanjye uri kumurega binyereke jewe mbirebe mbicishe mwijisho mpite menya yuko ufite case unashobora kujyana no muri ibi bakakwakira konta rirahari oya ntabwo ihari ntabwo mwese mwandikirana uretse gatoya icyo kirori cyabereye hano kwa Jackie kari uje guteza akavuyo hano bahitaho bibera naho bibera ntago wowe hano ari huza kuza kubariza ibibazo byawe ubu tubishaka hano twagira abakozi ba Jackie bakagusora kuko hano ntago ari ibibazo byabereye ushaka no kwishyuza wajya akeneye ikigabo kinini kingana nawe yakuvanamo nk'ibiro nka 50 nukwita gishinga yakokereza abahungu bo mu gihe bakurya gusiza umunyu nta muntu wamenya ko ariwe bariye umva reka igendire uyu oya buretse nkwebwe umva uko gahunda zimeze rero reka umuvandimwe nawe dukemure oya giye icyo nta kibazo ari mivuge byose yaciringa giye icyo nshaka no kugira ngo next time sibyo nimba hagiye kubaho nk'ibintu bijyanye n'amasezerano runaka agomba mugomba kubyandika ariko yananyishyura no oya ugomba kubyandika bikanyura mu mucyo kugira ngo byibura ibyo bibazo bitazangarukaho nkuko biba bimeze urumva iyi ni business ya nyaho ntabwo ari ibintu by'imikino ntabwo bishoboka ubuziranye na Kamaro kuva kera ubura umuntu wo kuza kumufatiraho impano uza kumwishyuriza mu mbari umusanga ahantu uza wivugisha izo so none se ko muba mwiteretse murya ese amafaranga n'uruhande rwo mu rugo oya twe dutuyanga amafaranga arayabuze none se umwicaye hano kwa Jackie ntabwo arimo kumwinjiriza ariko dutuye hano Jackie ni umuryango ni nkaho tuba turaturanye nanga nyine dukorera none se ntarangura ntabwo mwamwishyuye ariko turaturanye Jackie wagira ngo ni nka sister wacu ashatse yanaduka ushobora gusanga hano bamukopa ariko ikibazo Blaze yari afite yavugaga ko ngo amuhamagara namwitabe Kamaro ikibazo Blaze we yari yatubwiye ngo nuko naguhamagara no kuri telefoni ntumwitabe mpamagaye nsinziriye namwitaba gute ese buri gihe wahora usinziriye ukunda kumpamagara nsinziriye ahubwo ushobora kuba tutaryamira amasaha igihe nsinziriye ikibazo kirakemurwa na manager bashobora kubidiscuss nta kibazo ngiye kuvuga sibyo urabona uje uradutunguye twa turi guciringa urabona ahantu twibereye n'ahantu tuba dusha ni uruhande rwawo dutuye nyine n'ahantu tuba twigena Kamaro tuba twibereye turi kwira amafaranga yanjye gusa oya icyo nshaka kuvuga oya case yawe uzayingezeho nayitekerejeho ndayivuganaho na Kamaro numve nimba ifite n'agaciro ariko ibi byo kudusungura uko wishakiye ntabwo bishoboka rwose nta n'agaciro afite ariko ntabwo rwose nese ubwo muranciye amazi turi mu gihugu kigendera ku mategeko ngaho genda ushaka umwavoka genda ushaka umwavoka genda kuza kurirariza ariko nanjye mfite umwavoka nawe aramufite inyandiko se ziri mana akuzi ko ubundi ibintu byose bigezweho bro ni inyandiko nta bintu byo kuza wowe wibaraguza uvuga ngo runaka kandi kabyeri
urumva ahubwo uraje uzishyure ahubwo wowe umamagaye umbwira ngo woje kugura amayoga hano kwa Jackie gura amayoga nkwe unganiriza imishinga yawe nimba waruzanye iyo mishinga y'imiserero ndabeshya iyo mishinga azanye hano y'imiserero mwavoka wanjye twasinze urunyonga ase ubundi Kamaro icyo tukubaza kunywa mitsingi uzanye skoro Kamaro icyo tukubaza iryo deni wowe ku bwawe waba uryemera cyangwa ntunaryemera imbazo uri polisi cyangwa ukora muri RIB ariko njye abantu muransetsa umva ukuntu uri gucyanuka iyo by'amadeni ubundi se wimara gute ko rihari ariko urumva ntabwo yari buduhamagare utuje kukureba nta deni rihari ubwo abanyamakuru mukunda kwiba mushaka abanyamakuru benshi mukunda kwibaraguzwa aye nta kintu ngusubije muzavugana na sinzi urunyonka niwe mwunganizi wanjye yize amategeko niba mudashaka birangira neza ndombewe ndabona byihoreye ndaza nyibwirira ibyakugenzaga ane contact n'uyu muntu ndaza kuvugana na manager Denis Faso privé ngo deni wati ngo mwegeza ibyo se uvuze bisobanura iki ngo deni wati ngo Denis Faso privé ngo Denis Faso privé ngo baraza kuvugana ngo biri private babivugane muri private jet naho ubundi ni amahirwe nivuganiye na manager ibyo uraza kubikemura yenda wabona mpaye n'aya mafaranga yanjye shaho uwandiye bakwishyuye ariko ukanga kumbwira uri guhera aho uvuga ko bamwishyuye bagenzanye ikibazo nari nje kwishyura hagira amahirwe njyewe se wari uhamagaye njyewe ndi gitifu wagira ngo ndi nka komanda w'akagari cyangwa w'umurenge aha se uretse nkubaze aha ngaha yarazanye icyo kirego cyiwe hano ni ku murenge aha ni kuri RIB ngaho mbwira umuyobozi usanzemo hano hari igitifu wasanze hari komanda wenda w'umurenge wasanze wa runaka waruje kurega uje kuregera ndi ahubwo amahirwe nuko oya yaraje guprofitira Primus amaze kugutomera ahubwo Jackie amwishyuze before hano bahita kwa Jackie aho bibera yanakuniga Jackie ni igisore yakubika mu kwa utaza wivugishwa ngo urebe iryo ukigira gutyo ngo warenga runo rupangu yakubika mu kwa bajya Jackie ni kavuke reka nkwereke nubishaka uzayamuhe oya yewe uko gahunda zimeze sibyo umva yewe ngomba kuzareba neza uko byagenze icyo kirego ntabwo nari nkizi cyangwa manager rwose ariko nyuma y'imyaka ine umuntu yaba yayabonye nibyo nyine dusanga biteka unemere gutanga igihe umva ngo tagiye iyo uri mu ikosa ukemera kuryishyura bigenda gute nyine uko bimeze bagwa nyine nje n'ubushake namuye itariki wena reka nguhe itariki ubundi uzaze manager yaguye uzaze ku itariki 15 z'ukwa mbere muri 2026 azahita yakuzasanga yafite neza amatariki ayo mafaranga urumva ayo mafaranga mane nawe shyira mu gaciro amafaranga 2026 nawanjye homeka uturi 2022 amafaranga y'imyaka 4 azaba yaboneye amafaranga iyo wemera kwishyura yenda manager aza kumpa amafaranga wemera kwishyura iyo wemera kuri 15 zo kwa mbere muri 2026 uzaze manager yaba yafitiye batayafite nge nzaba nayabonye uwo munsi nzaba nahembwe iki kibazo igenda uva iki kibazo twagisoza reka iki kibazo reka tugisoza turi 20 na kangahe turi 20 na kangahe turi imyaka ine isigaye nyuma ari byinshi ubwo umva nimba imyaka wamaze uri guta igihe urimo wiruka hirya no hino ntabwo washidutse ibaye 10 imyaka 4 yose ntegereje amafaranga tuzagushyiraho n'inyungu wenda nkeya ariko nta nyungu icyo nzavuga ndabizi ko umunsi nzaba nahembwe ibyo mubireke ubwo butireke wenda by'amadeni we ntago ari byo reka mvuge gutya ibyo nta kibazo kama ngiye kuvugana na Blaze ndebe nimba icyo kirego gifite ishingiro and then turebe ukuntu twamwishyura biranishoboka kuko nta nyandiko bifite nyuma nta nyandiko ihari ariko ubwo wabona za nyandiko ngo zo kuri WhatsApp ako Skyto nawe narinje nje kureba ngo dupange imishinga ahubwo wowe iyo mishinga aba ariyo twinjiramo ureke kumbwira ba muri ibi byo guhobagira ibyo byo guhobagira byihorera ibyo ngibyo by'amadeni yawe ibyo ntabyo bindeba bamwe yose se warayishiye muri Adrian
nazanye bice nkarayigura amayoga umuntu witonda cyane kamwe karyi karari gusurira byose sinjye nishi ngaho urumva nimba kwishyuriye indaya yawe ikarya ikanywa ubwo urumva wakishiza iki ubwo byahuriyemo akamaro ntabwo wamwishinga dutega n'imodoka turagenda ikagenda idusurira mu modoka imvura iri kugwa tukabura uko tumanura ibirahure kamara mbeshya iki wayihamagare se yahamagaye yanatashye mu gitondo mbwira ngo warayihaye igitwe none numva ibintu utangiye kuvuga urimo nantera ibicurane urabona kubera ibintu avuze bitabayeho nawe biramukoze ubundi kamaro ni umwe mu bantu dutunze ni imyumvire y'abapfumu kerega n'imbaga na mu mapfumu ntuzugana mu mapfumu atajya yose wowe ndavuga wowe ugana mu mapfumu kamara ajyayo arabizi ariko abapfumu baradutse nabonye abantu bose basigaye bajya mu bapfumu yabuza nanjye ejo bundi mperutse kwisunga umupfumu da wowe se warongoye umupfumu oya narongoye umukobwa nishiduka mbonye ibintu bisa n'ibitangaje njya kwisunga umupfumu ngo ndebe nimba yamfumurira akambwira icyo mbonye yakweretse ibiki se none umupfumu ibintu yanyeretse nagahoma munwa ku buryo nangiye kubivuga muri sosiyete bintera isoni byagenze ute turi twiterere oya reka twiterere story man ese story turi kwiterera reka mana akabyeri iyo kamanutse ubundi akabyeri kajyana na story nese tugume turi kwita mu matiku twagakwiye kuba turi kwiganirira ubutiku ntabwo bugikenewe twiterere story nyibwirira ibyo bibazo byawe by'umupfumu wabona benda n'uyu nguyu anagiyeyo abapfumu bagira n'amarozi ni hariya mu kintu wanabita ngo amahembe ni nk'aya mahembe bakubise Fearless Fearless nyine amakuru Fearless ararwaye bya danje bamuroza amahembe amahembe ahera mu bworo bw'ikirenge arazamuka kandi ngo ejo ndi harabaye ngo hip hop ngo nimba ari hip hop concert ndabyibuka no Fearless arimo avuga ngo hari amahembe ngo ari ngo vuye ngo ni byanyabyo ngo amahembe ngo baranteje ibintu nk'iyivuza bizasaba miliyoni 12 ahubwo ngo bamuteje n'inzoka ngo ikaza ikamuswera ngo inzoka ijya imuswera nijoro nozo kibaza se inzoka yakurongora gute ibyo byo nta samano koko cyangwa nabo byarangiye ubwo yaraturubutse mu mutwe byararangiye cyangwa inzoka iraje kararimurongora wibaza impamvu adasama ijoro ryose ngo atwereke umwana w'inzoka ahubwo hari undi muhungu nawe ufite ikibazo umuhungu witwa CYUSA uri bya Kinyarwanda CYUSA abantu benshi ngo bajyaga bamubona nk'umuntu w'igitangaza ariko ejo bundi byaje kugaragara ko CYUSA nimba ubundi okay yenda reka duse nk'abantu babivugaho gake ubundi twitereraga story ariko ndabizi ko umwe muri mwebwe ubundi ibintu CYUSA akora ari udutende mwe ntabyo mwakora dore icya mbere muzi ko ngura muhungu ngo vini mwe na Stromae yigeze kwikubita urumva ati jewe ngiye Burayi ningira amahirwe nzabana na mukuru wanjye ni igihe mukuru we uwo Stromae yari afite album yitwa Papa Ute ngo yari arimo gukora tour muri Amerika ngo akora ibintu ngo bya tour ngo kugira ngo ya tourism oya tour ya album ngo agenda performing ukibaza ni gute umuntu ava i Kigali agiye mu Bubiligi akavuga ngo ngiye mu Bubiligi ngo ningira amahirwe nzabana na mukuru wanjye aje Stromae mu Bubiligi ngo mukuru we ntibavuganye biranagaragara ko batanavugana ningira amahirwe nkagera mu Bubiligi nzabonana na mukuru wanjye ese ni nka bya ndi umuntu ava mu cyaro yagiye mu Bubiligi yagiye nka gatatu yagiye mu Bubiligi ariko ntiyagezeyo banza atarageze yagiye mu Bukarindwi urumva none urumva Sky tu ngira ukuntu umuntu ashobora kuva mu cyaro akava nk'inyamagabe atingiye i Kigali kureba mukuru wanjye ukorayo ntibavuganye nta gahunda bafitanye atingiye kureba mu Kigali numva ko ariho mukuru wanjye aba ngo ningira amahirwe tuzabonana iryo ni ikosa rya mbere ryo kwereka umuntu nka CYUSA abantu bo mu Rwanda ngo bemera ngo ni umuririmbyi gakondo ngo ni umwana ngo ahantu ngo hazima ni gute umuntu w'umusore nk'uwo yifata icyemezo
ngo agiye mu Bubiligi ngo nagira amahirwe ngo agiye muri gahunda ze ngo ariko nagira amahirwe ngo azabona na mukuru we kandi azi ko yenda na mukuru we uko bivugwa mu itangazamakuru ari muri Amerika. Mukuru wese wapfa kumubona ute kuri Astroma yaba yirukanka ahantu hose. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri wamuteje amahembe se we gutekereza amahembe yandi basa nk'aho bamuteje ahubwo ni gute umuntu hari umukobwa ngo yigeze gutera inda ngo uba muri Canada. Simwe nabonaga bagiye gukora ubukwe se. Ni gute we wifata ugatera inda umuntu w'umukobwa mugenzi wawe yenda ukunze muri mu myaka imwe ukaba wanamurongora ukamujugunya wangiza ukaza kuvuga ngo ndashaka inshuti kuri social media ngo kandi ngo ariko kandi ngo mfite n'umuntu wateye inda ngo muri Canada. Ari abatipe baba batari seriye bakwiye kuba seriye bazi gutereta. None icyejo bundi cyaturangije afasha umuntu ungana na nyoko w'umukecuru ngo bakora ubukwe. Uwo muhungu afite umuhungu w'umuraperi mwese ubaruta umuhungu w'umuraperi mwese ubaruta w'umuraperi mu Bubiligi. Akaba ari umuntu ni umugore witwa ngo Janine ngo nimba ari Noci Janine se bani nk'ibyo ngibyo. Urumva uwo muhungu wa mu Bubiligi se niwe ugiye gushakana na Cyusa kandi byarapfuye umugore akatira Cyusa ubwo bamuhaye inyatsi byarapfuye wabona ari na karandezi wabo Ni karande uko ari bose ni karande. Byaba ari karande Ibintu byose bigaguma bipfase buri kanya abantu nkamwe b'abasore wowe uri inkumi yamaze gukura maze gukura kubona tugumwe hafi y'umunsi n'abaruta. Urumva bibaye byiza wowe utagira umufupi urusageze nshaka kuba muruta ngenda kubyaye reba baby face reba iki. Urumva mushobora kuba mudasenga ko muramutse musenga ntabwo mwakora nk'ibintu nk'abacyusa bakora. Noneho ejo bundi akora agashya ajya muri YouTube ajya gusobanura ukuntu yabanye n'umugore we ubona Janine Noci. Mbwira ukuntu ujya gusobanura ibintu ujya kuvuga nimba ushwanye n'umuntu akagukatira ni ngombwa ngo ujye muri YouTube ubivuge. Cyusa n'isunge Fearless tubajyana ahantu babasengera cyangwa tubashyire Salongo. Salongo yanabavura ariko Salongo sinabonye ngagira inkoni ngo nanjye yayinkojejeho ibintu bigagusohoka. Izina ry'Imana ntabwo wabonye ko uzareba ikiganiro Irene yankoresheje. Irene nge yankoresheje ikiganiro na Salongo abankojejeho inkoni. Nkikwereka ikiganiro yankoresheje Salongo muri The Choice abarambonye abatangiye kumpimbira ibintu bitabaho ngo wowe ngiyi inkoni ngo gukojejeho nginyeretse yuko ngo inzoga ngo kandi ngo rimwe na rimwe ngo ujye unywa itabi ngo kandi ngo ufitemo ngo akageso ngo k'uburaya ngo ariko katagaragara. Ndavuga se ibyo ngibyo woje kumpanurira ndawese abapfumu baba ahubwo rero namaze gusanga bavuga ibintu bameze nk'aba pasiteri bahanura mani. Salongo ntiyasweraga Denise yari umugore w'isezerano. Inde Salongo se Denise Salongo yasweraga Denise se Denise wa wundi ukunda gusinda cyane Denise kibakwiye Salongo se yaradunaga Denise kibakwire aya Salongo afite umugore Salongo sinabonye afite umugore n'umwana i Bugesera nyine ariko byose bimubuza. None se yasohotse avuye nk'Ubugesera aje Kigali aje kureba abantu b'i Kigali kibakwire what umva yewe tuzamwohereza Cyusa nanuzi ako bya Cyusa byo nawe Cyusa afite akazi kenshi tuzamuhereje Cyusa ariko uzi ko ari byo kuko DJ Cyusa ni umuntu ukeneye umugabo muri kino gihe. Cyusa ntabwo yuko ko yambwiye ko afite ngo fiance ari hafi no gukora igikwe. Ababeshyi Mwaruwa Cyusa wa wundi DJ Cyusa wa w'inshuti yacu Byose Byose bishoboka bite ahubwo umukobwa wenda gukora ubukwe ni umukobwa bavindimwe witwa Paris. Ka Paris kajya gukora igikwe harya Paris ni mukuru kuri Cyusa sinzi niba bavindimwe neza afite ubukwe mana na wa muhungu sinzi umuhungu ugiye kwishyiraho umusara ntabwo avuga ngo muri iyi minsi navuga ngo ni umusaraba ngo ni ikibombe ngo gishobora kuguturikana igihe icyo ari cyo cyose umufuka w'umucanga ukawuzirika ukawuzirika maguru bya
ubundi gutambuka ni ukwizirikaho umufuka w'umucanga rwose ukawushyira ku kaguru ukawuzirika ku kaguru ukagendana nawo. urongora umukobwa w'umusore w'i Kigali bavuga ngo uba ufashe umufuka ukawupakiramo umucanga cya gifuka kinini warangiza ukawuzirika ku kaguru noneho ukavuga ngo bakakubwira ngo ntiwirukanke. ubwo kwiruka iyo byanze wese wakiruka gute umufuka w'umucanga ukuziritse ku kirenge? Nere abasiporutifu ntabwo wabonye Rutambi kagenda akurura n'imodoka? Rutambi ntabwo wamubonye akurura imodoka? Ntabwo bashyizemo feriyamu. ntabwo wiruka bihagije. Akoze ko wasaze. Uzaramutse irimo nuze irimo feriyamu. Yayikurura agatuza ukabona karashwanyutse ukabona amaraso n'inuze n'igikomangwe mu gitondo biciye mu kanwa. Wakurura imodoka wakurura moteri. Erega ibintu bya mariage sinzi impamvu wenda abantu babigarukaho cyane hano mu Rwanda, ariko muri 2018 habayeho divorce 18,000 sibyo 2018. Noneho 2019 habaho 19,000 by'amadivorce mu Rwanda muri statistics niko itwereka nyine. Sinzi impamvu rero mu kibishimangira cyane wenda sikati wowe ntabwo nshaka kugira ngo ngire icyo mbivugaho. Wege se niyo abivuga ngende ishyashya. Nta kibazo ndabizi wowe. Ntago ndi miseke igoroye. Nose sinzi inzara zaragufatishije. Nta kibazo ngewe nizishaka turanabizi twarabimenyereye. Nge zizamfate ntaribi. Wowe wenda ikintu umuntu adashaka gukora ni kugira ngo wenda yazavuga ibyawe. kugira ngo wenda nimba wenda izo nzara zizaragusingiriye utabitwumvisha. Oya nge ntaribi, nge sinanabikumvisha. Urega nangize none se simfite inshuti zanjye nyinshi zagiye zikora amadivorce zirenga nka miliyoni. Bivuga ko ari wowe ufite intege nkeya ku buryo inzara zizagufata cyane. Ngewe se njye ahubwo vuga ngo ngewe nahuye n'umuganga unyoza neza cyane. Nahuye n'umuganga unyoza. buriya ni amagene baba yadutse. Yo, this was exclusive interview, you understand? So basically right here, I'm trying to tell everybody, come to this place, Jackie's place. It's very close to where we stay, you know what I'm saying? They got meats, they got drinks. You know what I'm saying? Like everybody come here to even watch the soccer football, man. You know what I'm saying? Aravuze ngo igikombe cy'isi kizabera kwa Jackie, ngo kandi abantu mukunda ibikobwa bizaba bihari byinshi bikunda no kwimatatura. Ikijyanye n'icyo kunywa n'icyo kurya ni decourage. Ubwo urumva wowe biragusaba kuba ufite morale. No, of course. Yeah, this is where the place we stay, man. So I'm talking about, you know what I'm saying, if you are lately somebody you love, come to this place right here. You know what I'm saying? Like spend your whole weekend right here. You know what I'm saying? We got everything, we got you covered. You know what I'm saying? So Tajin Fupi, KAMARO, Sky2, everybody's gonna be here. You know what I'm saying? Like every time we here, you know what I'm saying, we turning up, this is what we do it. Ukanywa inzoga za wenyine ukarya n'ibiryo bya wenyine, aha niho hantu ushobora kuba wabinywera ukanabirira nta muntu wamenya aho uri. Aba hitangwa muri Cebesi aho bibera kwa Jackie. Very close to stuff like that, you know what I'm saying? I don't even speak like that. So basically come through. I mean, we're gonna take care of you, show you, you know what I'm saying, everything around. So basically, I mean, it's all love, man. We're gonna really make sure by the time you leave this place, man, you're gonna be telling this place to everybody you know. You understand what I'm trying to say? So yeah, so basically I'm trying to encourage you to come to this place right here. The workout is gonna be right here on that screen right there. So you can see all this right here. It's a big ground, man. Everybody's gonna fit in. So basically, don't go to any other place. Just come to this place right here. You know what I'm saying? Everything's gonna be good and it's gonna be great. So all right. So once again, exclusive interview. I got my man KAMARO, Sky2, Blaze right here. We keep it locked. You feel me? Yeah, so that's what it is, man. We sign out right now, so peace. Peace out, my G.